Tuje neza kandi nguhaye ikaze ubuntu bw'Imana n'urukundo rwayo bikomeze kuba ku buzima bwawe wowe udukurikira. Imana y'amahoro ikurinde kandi ikurindane n'abawe aho uherereye hose, abari mu Rwanda, abari hanze yarwo, kwera kwayo no gukiranuka kwayo kube ku buzima bwawe. Nkunda kukwifuriza ko Imana yarinda umubiri wawe, umwuka wawe, ubugingo bwawe kugira ngo bitazaho umugayo. Njyewe ndi Prince Robert, umuhungu w'Imana. Abanyarwanda, abarundi, abaganda, abantu bose bumva ururimi rw'ubwami bw'Imana tuvuga, donc bari mu mukumbi muto mu ishyanga ryera, mu bantu Imana yaronse mu muganura. Aba nibo tubereyeho hano, niyo mpamvu tuba tuje ngo tuganire, twongere twungurana ubwenge bw'Imana. Ndi kumwe na Pasiteri Masengesho, umuyobozi w'Ibuye Rizima TV. Masengesho, umeze ute? Amahoro, mwami Yesu arandinze. Urakomeye? Ndabona Kristo ari muri njyewe. Maze iminsi umubiri wanjye utameze neza, n'ubu ngubu urumva ko n'ijwi ritameze neza, ariko navuze ni uze kunsura uyu munsi tuganire. Numvaga nkumbuye ishurirwa ry'ubwami bw'Imana riri muri wowe, ndetse nanjye numvaga hari ibintu nshaka guhumeka. Ubwo n'abakunzi bacu simbizi niba bari badukumbuye, nimuze muri comment mutwandikire mutubwire ati twumvaga tubakumbuye, kuko hari abantu bajya bakunda kuvuga ati nkunda nuza collaboration yawe na Masengesho yo mwahuye, hari ukuntu muganira nkumva harimo ibintu by'imbaraga. Kandi koko mvugishije ukuri, mu bantu b'Imana benshi tuganira, buriya iyo nahuye nawe, Bosco, Janete, Didier, Shafi, ni abantu bavuga nkumva ururimi, Clarisse nkumva ururimi bari kuvuga ndiko rwumva exactly. Rero nishimiye rero kukwakira, kandi nabo bavandimwe ahantu baherereye ndabatahije, nizere ko muri amahoro. Clarisse ari amahoro, ejo twaravuganye, arashima Imana. Bosco nawe ari amahoro, na Janete nawe ari amahoro, Didier ejo yari ari hano, Shafi nawe yavuye kunsura. Ubwo nawe ubwo uri amahoro, Imana ishimwe. Nanjye nubwo umubiri wari ukumbuye gusubira aho wavuye, ariko nabyanze, ndacyari umujene, ntabwo nshaka gutaha. Gusa umwami Yesu abishimye nakigendera, njye nta kibazo mba bifiteho. Nawe uri gushaka kwanga gusanga wagucunguye. Oya, Ubwije cya kiganiro twakoze ubushize. Ejo bundi narongeye ndakibakinga, wenda abantu banatekereje ko ari cyo twakoranye, ariko ntabwo duheruka gukorana ibiganiro kubera impamvu zitandukanye. Abakunzi banjye bankurikirana buri munsi narabibabwiye ibintu duhugiyemo bigiye bitandukanye, byatumye dufite ubukwe ahubwo bagutwerere. Kuwa gatandatu dufite ubukwe, urumva ejo kuwa kane ni umurenge, kuwa gatandatu ni ubukwe. Hanyuma rero n'ibindi byo mu buzima busanzwe, ndumva byambereye byinshi. Hanyuma nagisubiyeho nyine ndongera ndagitekereza aho twari turi kugaruka. Ubwo mbivugiye ku ijambo wari uvuze ati narabyanze kugenda. Tugaruka ku ijambo uburyo Imana umuhanuzi yikoza mu mitanati, iravuze ngo umugeni, abantu bagatangatanga ati tumubuze gutaha, ubukwe tubwice, nibuka ubukwe wapi, ubukwe gusa ngo wamucunguye wapi, wamukoye ntakamusange, yabaretse abagumye na ejo witwa Mutabaza Apotre yaranyandikiye arambwira ngo I have to dream, ngo ariko ngo dreaming ndi kurota, ngo kujya mu ijuru ntibirimo, ngo inzozi za mbere ndota, uri kumva, ngo ni ukugira etaje kadase. Arabinyerura aragateko nyine. Imana ishimwe ko muri Mutabazi njye ndamukunda. Akenshi na kenshi niyo bitaje 100% akakunda kuvugisha ukuri. Yego, akavuga ukuri kw'ibimurimo nyine bihari, akavuga uko abyumva nyine neza, kubwe akubeshye. Ubundi abarokore bicwa no kubeshya. Umuntu ari kurota etaje akabanza akavuga ngo narose, ngo ariko nyine ngo icyambere ni ubwami bw'Imana, kandi ntabwo warose. Ntabwo warose, akongera kuza gushyira agataje nyuma, ariko ngo kugira ngo bakunde bumve ko ari umukristo. Oya, nimba ari etaje vugisha ukuri, abantu bamenye situation. Urumva, wenda ushobora gusanga nabo bantu bazagira uruhare muri etaje yawe, bakamenya ko ari uri kurota, bakayiguha abo ubwami bagakomeza, nawe w'amataje ugakomeza. Ibintu bikicangura byinshi. Mu bushize yavuze ijambo rikomeye, aravuga ati icyo dushimira Imana ni uko ibintu byose biri kugenda byicangura, buri kintu cyose kiri kujya mu mwanya wacyo. Oya, yaravuze ngo hello brother, ubundi ndi kugira inzozi ebyiri muri no minsi gusa, kujya mu ijuru byo nta birimo kabisa. Iya mbere ndi kurota ni Kingdom of God Railroad, uri kumva, iyo ni iya mbere. Iya kabiri I dream the colonization tower,
uri kumva urumva nk'uyu waba yeruye akavuga ati mu buryo buri kode kuko abenshi bakunda gukoresha kode ari nka Roger Masonic baba bagiyemo kwigiramo utuntu ngutu nyine akaza atupibira ko akunda avugisha ukuri abenshi abapasiteri benshi nacyo bamuhora bagenzi we niyo mpamvu ntashobora kujya kubara akavuga ati oya uravuga ko uravuga ukavuga byose ukumvisha tugashyira hanze mere aho ngaho abantu badukurikiye mutumva ko wenda tutaravuga topic tugiye kuganiraho ariko it's the same. Bibiliya ivuga yuko inyuguti zicisha. Ari abantu bayibamo rero bayisoma mu buryo bubiri. Ari abasoma mu nyuguti urukumva. Kera niga primaire banyitaga mu nyuguti. Narabinywaga. Nakajya yandika nta muntu wazaga imbere barabizi ahantu nigaga imunyinya. Ubwo agahembo koze kacaracaraga k'umwana kabaga gagomba kukunyuraho ukasigira abandi. Suje umwarimu wanyigishe mu wa mbere disi niwe wandemye witwaga Esperance. Imana imumugisha ariko nari mu nyuguti kabisa. Yakuremye mu bwenge muri uko kumira inyuguti. Bivugiye iki rero hari n'abandi bantu bazimize. Uhura n'umuntu ukabona yarazimize neza ahera mu itangira akageza mu byahishuwe ariko ahishwe inyuguti zimwe ahishwe umwuka uri muri izo nyuguti utamubaza ati ko Imana inyuguti bunguri. Ejo nibwo nari kuganira na Jeannette turaganira ari ukuntu nyine yagira revelation nini urukumva tuganira ku ihema ry'ibonaniro. Imana iduhishura ukuntu urabona ukuntu Imana yabwiye Mose ikavuga ati mugende mutange ibipimo by'ihema ry'ibonaniro ariko nimujya kuryubaka ndashaka ko ibipimo uri kumva ibipimo by'ihema ry'inzu y'ibonaniro ndetse n'ibipimo Imana yabwiye Salomo by'inzu y'Imana mugende mu bipimire hirya ku buryo muzajya muzana amabuye aconze uri kumva zacongere mu nganzo igiti kizabe giconze donc muze mugerekaho nta rusaku. None Imana iduhishurira uko Imana yavugaga umubiri w'umuntu. Nza gusanga nkuko Yobu yabaje ati mbese ninde wamenya ukuntu umwana akurira mu nda y'umugore utwite n'amagufwa agakuriramo uri kumva sanga ibi bintu Imana yabiconze kera ibishyira hariya uri kumva kugeza ku rwego Paulo wabishurirwa akavuga ngo mbese nimuzi ko imibiri yanyu ari isengero z'umwuka wera w'Imana uri muri mwebwe. Rero ama revelation spirituelle ahishe muri Bibiliya ntiwapfa kuyumva umwuka wayandikishije atabiguhishuriye. Ni niyo mpamvu abantu benshi bavuga ngo Bibiliya ngo irayobyanga abandi ngo bayezera mpyisi ngo bayandika ngo bashyizemo ngo ibintu ngo bitumvikana ngo ni inyanja. Ndagira ngo uyu munsi twicare tuganire umwuka uri hagati y'inyuguti uri kumva umuntu ukuntu yawishurirwa. Narayenganiye na Neri wanjye buriya tujya tuganira cyane akunda ijambo ry'Imana. Noneho twe turi kuganira kuri no story ya Yosefu. Arambwira none se papa ko wavuze ko ibintu byo mu isezerano rya kera biba ari igicucu cyo mu isezerano rishya ubu ibi ngibi igicucu cyaryo kiri hehe? Ndamubwira noneho reka twinjire deeply. Reba ukuntu Yosefu arose inzozi akaba umwami. Reba ukuntu bamwanze sibyo? Reba ukuntu bageze ku rwego bamugurisha ibiceri. Umugurishije yitwa nde ngo ni Yuda. Noneho tugaruke uri kumva ukuntu Yesu yaje mube uri kumva abe nibagira gute ntibamwemera sibyo? Ariko mu kumwemera uri kumva uwamugurishije yitwa nde yitwa Yuda. Yamugurishije iki? Ifeza. Hanyuma se Yosefu ko bagiye bakavuga ngo ikirura cyamuriye n'inuza n'umwenda bakawusiga amaraso koko Yosefu cyari cyamuriye? Oya. None se Yesu ko yapfuye bakajya ngo barabirangije nikanze bakayigabana uri kumva uko bagabanya ibya Yosefu uri kumva bayikoraho ubufindo koko Yesu yaheze mu gitura ati oya none nta kintu uri kumva. Ijambo ry'Imana rivuga ko nagaruka n'abamucumise bazamubona. Kandi n'ubundi na Yosefu n'abamugurishije baramubona kandi bamwikubita imbere bamwubarare bamwubaha. Isezerano rya Kristo nta kizaribuza gusohora nkuko n'irya Yosefu ritabujijwe gusohora n'ibyo bakoze. Kandi n'abizera Yesu Kristo ibyo yababwiye bizasohora byanze bikunze mwagurisha mwajugunya mu mwobo mwahisha
mwasiga amaraso Eh. mwakora ibiki byose umva Ibyo muzikorezwa ibyo muzakora byose bizarangira isezerano risohoye. Yego. Imana iguhe umugisha. Njya nkunda gutangira gutya kubera ko turi kurwana intambara ikomeye, ariko turashimira Imana. Umuntu umwe yarampamagaye mu minsi ishize arambwira ati ko inyigisho zanyu numva muri kwigisha zimeze nk'ubugorozi. Ndabwira ntabyo turi kugorora, ahubwo twe turi kwerekana ukuri. Ubwo buri ugorora ntabwo turi abagorozi. Urumva twe nta bintu byagoramye turi kugorora, ahubwo turi kugaragaza ukuri kutigeze kuvugwa, kwahishwe kugatwikirwa. Kandi ni Yesu wabivuze, avuga ko mu minsi y'imperuka kimwe mu bizayiranga nta cyatwikiriwe kitazatwikururwa, nta n'icyahishwe kitazahishurwa. Ubu rero Yesu ni igihe ari gutwikurura. Rero habaho ukuboko gutwikurura ibi ikintu cyari gitwikiriye, yaba ari umuyaga ukubise igitwikirizo kikavaho, yaba ari umwuka w'icyo kintu ukubise ugakubita igipfundikizo bakabona ibyari birimo imbere bitangiye kumeneka, yaba ari ukuboko k'umuntu kuje kugapfundura, ariko byanga uburyo bwose bitwikurura, uburyo bwose bitwikurura. yaba itegeko ari itegeko ribyuka mu gitondo bati mwirwaga mutaka bene data ibintu by'ubusambanyi tubikuyeho taza kubigarukaho. Yego. Rero turagira ngo tubabwire ko byacanze abantu biranabayobera. Bamwe badufata nk'abantu bigisha inyigisho z'inzaduka, abandi bakadufata nk'abanyeshyari, abandi bakadufata nk'abasazi, abandi bakadufata nk'abayobe, abandi banatwise inzererezi, abandi nyine baranarakaye babirakariyemo, abandi ngo bazi ngo twaraguye twabaye abantu ngo bahenebereye. Ariko nagira ngo nkubwire ko ibyo utazi byose ntibivuze ko atari ukuri. Ikintu kimwe naje gusoma muri Bibiliya, ubwami bw'Imana bwabaguye gitumo. Iryo ni ijambo Yesu yabwiye abafarisayo. Abonye ngo yari yirukanye abadayimoni mu muntu wari ikiragi, atumva, atanabona, atanareba, urumva. Noneho ngo atewe na dayimoni, ngo bamuzaniye Yesu ahita mwirukanamo ibyo bintu byose direct. Ngo babona wa muntu ararebye, aravuze, abaye muzima, aranumvisha. Ngo abantu baratanga batarika twebwe ibi ntago twigeze kubibona, ko tubona ari byiza se. Ngo abafarisayo baraza batireka tubibasobanurire. Uyu nguyu ni Belizabuli, hari ibintu mutari muzi. Umwami w'abadayimoni niwe ubahaye kwirukana aba badayimoni, niwe umuhaye kwirukana aba badayimoni agakiza umuntu wese. Ubu ko twe turi abafarisayo mwigeze mubona tubikora? Insengero zacu ntizikomeye, urumva. Ngo Yesu arababwira ati nese nimba ngewe ari Belizabuli umpa kwirukana abadayimoni, mwebwe abana banyu ninde ubaha kwirukana abadayimoni? Namwe ba Petero na ba Yohana si abahungu banyu ko babirukana nabo ninde ubabaha? Ngo baratekereza hagati se ubu turavuga ko ari ndu bibaterara, nabo turavuga ko abahungu bacu nabo bakoreshwa z'umwijima batangira kurya indimi. Yesu arababwira ati iyo umuntu ubwami bwigabanijemo kabiri buba bugiye kurimbuka. Kandi koko buba bugiye kurimbuka. Niyo mpamvu ubu ngubu bwigabanijemo bwarisatuye yani urumva. Abacuruzi ikibi n'iki tanga rw'amaboko arahindira hano bati abandi bakatakare ati turakumva. Nabonye batangiye kuvuza induru ati baciye insengero ni mwavuga, none baciye ibyuma muri gusakuza. Bwigabanyije. Ni ukuvuga ngo rero turagira ngo ubwo nari mpereye aho ngaho kugira ngo abantu bamenye impamvu z'ibyo tugiye kuvuga. Hari abigisha bigishijwe kuva kera ijambo ry'Imana baryigisha nk'inyuguti, ariko ntabwo ari byo Yesu Kristo yari akeneye. Yari akeneye abantu ko bigisha ijambo ry'Imana mu mwuka, rikaba ubuzima bw'umwuka, rikaba ubuzima bw'umwuka kugira ngo ribe inyuguti. Abantu bazi ijambo ry'Imana pe. Iyo wize, reka tubanze dusome ijambo ry'Imana. Turasoma mu rwandiko rwa kabiri rwa barazihonze baranaziturusha amasenge. Barazihondagura inyuguti barazifite. Ejo bundi hari umubyeyi yahuje Rayon Sport na kubwo kunyagwa kumubabaro. Ndavuga ati warasomye uyu munsi. Kandi abo bantu batashye bazi ko bize ijambo ry'Imana.
ibyo nibyo byiringiro twiringira. Ni Abakorinto ba kabiri cyangwa urwandiko rwa kabiri rw'Abikorinto ibice 3 umurongo wa 4 aravuga ngo ibyo nibyo byiringiro twiringira Imana ku bwa Kristo. Suko twihagije ubwacu ngo dutekereze ikintu cyose nkaho ari twe cyaturutseho, ahubwo tubashishwa n'Imana. Yego. Niyo yatubashishije kuba ababwiriza b'isezerano rishya bataraba inyuguti, ahubwo n'ab'umwuka. Subiramo iryo jambo gakeya witonze. Niyo yatubashishije kuba ababwiriza b'isezerano rishya. Ubwo ni Imana iduha imbaraga zo kubwiriza isezerano rishya, ntabwo ari twebwe tukareka kujya kubwiriza isezerano rya kera tubazanira ibintu by'amahembe by'ibitereko by'amatabaza by'ibicaniro by'imyunyu. Urumva iduhesha kwigishira ijambo. Ntabwo ari twebwe twabyihaye. Nakubwiye ko numva kabiri. Imana igumugisha kandi komeza izibura uko gutwi mu izina rya Yesu. Amen. Bataraba inyuguti, ahubwo n'ab'umwuka, kuko inyuguti yicisha naho umwuka uhesha ubugingo. Yego. 7. Yego. Nuko rero niba imiterere y'urupfu, niba imitegekere y'urupfu yanditswe igaharaturwa ku mabuye, yarahawe ubwiza n'icyubahiro, bigatuma Abisiraheli badashobora kwihanganira gutumbira mu maso ha Mose kubwo kurabagirana ko mu maso he, kandi kwari uk'umwanya muto gusa kugashira. Nkaswe imitegekere y'umwuka ntizarushaho kugira ubwiza n'icyubahiro. Niba imitegekere yateraga gucirwaho iteka yarahawe ubwiza, nkaswe imitegekere itera gukiranuka. Bene data nshuti z'umusaraba, iyi mitegekere yaharatuwe ku mabuye, nta yindi ni amategeko. Hanyuma rero aya mategeko y'Imana Bibiliya yitubwira ngo yakuweho kubw'intege nke zayo. Ibyo nimushaka mu byumve. Hari abantu numvishe bavuga ijambo ry'abadayimoni rikomeye ngo Yesu yaraje ngo apfira ngo urupfu rwa Kristo rwakuyeho amategeko y'imigenzo n'imihango, ngo ariko ntago rwakuyeho aya mategeko 10 y'Imana. Ngo hasigaye, urumva hari amategeko 613. Hanyuma rero 603 yari amategeko y'imigenzo n'imihango yabo. Ntukagire gutya, nugira gutya bizagenda gutya, nugira gutya uzavumwa uyu muvumo, nuyobya impumyi uzavumwa, umuntu wese urenganya umusuhuke bigende gutya, wenda mukase bigende gutya. Noneho ngo ibyo nibyo byavuyeho, ariko ngo aya mategeko 10 yaharatuwe ku mabuye ngo yo yagumyeho, ngo ntabwo ugomba gukoraho, kubera ko mu mategeko 10 harimo itegeko ribarengera. Sinshatse kurigarukaho, ibyo ni ibintu twaganiriyeho kenshi, dutanga ibiganiro byinshi. Icyo nashakaga kumenya, nshaka no kubaza abantu badukurikiye, kuko ntabwo nshaka gutinda muri uyu mwanya. Ukurikira ijambo rya Kristo wize, cyangwa iryo wigisha, cyangwa iryo uzi mu mutima, urifite nk'umwuka wera cyangwa urifite nk'ubuzima, cyangwa urifite nk'inyuguti? Yego. Kuko ijambo ry'Imana rigwiriye muri wowe. Yego. Ni inyuguti cyangwa ni umwuka utanga ubuzima bw'ubugingo buhoraho. Yego. Kubera ko abantu benshi 2017 turi kwiga teoloji, hari agatabo nasomye kitwa Bahuye na Yesu. Donc urumva nari maze imyaka igera muri 4 ndumuvuga butumwa, ubwiriza, utumirwa ahantu hose. Abantu benshi bajya bakunda kumva nzi ibice byinshi byo muri iki gihugu, kugira ngo uzapfe kumbwira ahantu usange sindahagera, byaguhenda muri iki gihugu. Yego. Noneho nsomye ako gatabo, hari ukuntu tujya tuganira, yego, nkumva ya madegede ya kera ufite ndavuga marigonde, nkumva turimo hagati shabasenye byanze bikunze, nabonye sugira yagarutse. Ariko bana we agaduhura ku muhima twiga marigondo, ugenda ukubita mukabajabura. Buriya abantu benshi agarukanye nayo. Donc urumva ni nacyo kibazo dufite. Uri kubona wenda umwana wamenyereye kurya ibijumba, kurya ibijumba akabyukana n'ikijumba gikonje, ahita ahitira mu isafuriya agifata, aguruka yirukanka kuvoma ku mugezi atanakarabye mu maso. Umuzanye kigaruka jya umukubitira kuryama saa 6, yajya kurya ukamugaburira ifiriti abanza kurwara inzoka. Donc
bya bintu yatangiye kurya ibintu birimo isuku ukamushyira ku murongo nka bwa buzima bw'abanyamujyi ahita arwara inzoka urumva kimwe nk'uko n'uwo mu mujyi umujyanye mu cyaro rwa rujumba ruramugora akabanza kurwaramo bwaki mbere yo kugira ngo arumenye. Zigeze kuba nuza Serena batetse ibiryo bihinduka abakire nyine sinzi ikibazo cyari cyabaye noneho bagiye kubimena abana bo mu muhanda barabikubita kandi babona ntacyo babaye kujya abandi ambirasi ziri ikintu cyabaye icyo mbivugiye ni uko uyu munsi turi kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo nk'uko bwakabaye bumeze. Abantu bakarwara inzoka bikabacanga mu mutwe bakavuga ati ko si ibyo bintu birashoboka ibyo se byashoboka gute twe twaramenyereye ibi n'ibi kari bya hari ibindi bintu byacanze abantu muri Kigali yaje abantu kugeza isaha bari gutekereza ukuntu abantu banyweye metane nubwo hari abapfuye abandi bagahuma ariko bari kwibaza ukuntu abantu banyweye metane bakagumya kurezista no kubaho nubwo babaye nabi ariko babayeho ubu bari uburozi babaho gute bayaje bundi Rwamagana ngo abapolisi barebye ku ruhande gato batipe barazigotomera basanze amakarita abereye aho kandi bari bagiye kuzana yo kuzimira asanga atipe barahona nta kintu waza ubabwira urumva noneho ngo bagiye banywamo numvise ari ibivuga ngo bagiye banywamo noneho n'iza original izidafunguye kiragati izindi zo sawa urumva no hirya babihinduye ko babiciye bayobotse itabi ariko Satani uragatsindwa gusa uzashyana n'abakuba ugomba setse bitewe n'ukuntu cyane nibaza ijambo ry'Imana muntu dukurikiye n'ubuzima bw'Imana muri wowe cyangwa ni inyuguti barazimizura intyoza uri kumva. Ijambo ry'Imana rivuze ko abantu bakurikiza ijambo ry'Imana nk'inyuguti zizabicisha bazapfa. Donc abafarisayo bari barafashe ijambo ry'Imana nk'inyuguti kugeza ubwo bambaraga n'amakanzu yanditseho amategeko y'Imana amagambo y'Imana imbere n'inyuma. Hari umugabo w'urugero rwiza witwa Nikodemo yari umwigisha w'ijambo ry'Imana ry'inyuguti kandi ngo ari we uhagarariye abandi bigisha kandi na Yesu yaramuhamirije rwose hagati Nikodemo witegereje pe rwose urumva uri umwigisha ariko hari ikintu kimwe ukwiriye kumenya ukwiriye kuvuka ubwa kabiri. Nikodemo ngo yibajije ibintu byo kuvuka ubwa kabiri biramucanga. Ejo nari ndi kuganira n'umuvandimwe atubwira uburyo ki yaganiriye n'umudive akamubwira amategeko menshi n'ibiki byose n'imirongo yose yarangiza akamubwira ati none se ibyo bintu byose uzi byaraguhinduye basi byaraguhinduye ufite ubuzima bw'umwuka ku buryo wifuza ko n'abana bawe n'abandi bavandimwe bamera nkawe ko yitekereza haravuga ati shamuvane nkubwije ukuri ntabwo nta muntu nakwifuriza kumera umuhungu wo mu giti wa muhanuzi wo mu giti afite inkoni yayidekoye urukumva akakubita ku gituza ariko jana ndabakunda abantu bo kuri YouTube mukozi w'Imana mane gumugisha akuze igiye kwenda Imana dushyizeho nk'umunara muri no minsi kugira ngo tuvuga ati toka iyo ridahamagara abantu nibura bavuze ati muvane mu nzu bagatanga amararu muzi ko abantu benshi bari kuzapfa neza cyane erega buriya nibyo nakubwiye ngo nta cyatwikiriwe kitazatwikururwa kandi ubwami bw'Imana bwaguye gitumo abanyamadini buriya hari abantu baguwe gitumo ejo nabivuze mu iteraniro hari abantu babiri baguwe gitumo muri iki gihugu reka nivugire hano n'ubwo hano mu Rwanda abantu ba mbere baguwe gitumo n'iki gihe ni abapfumu urumva bo baratunguwe urabona abarozi bajya kuzana imbaraga mu bapfumu bakajya kuzana utwo tuntu urumva rero gushikisha kugira ibiki abapfumu n'abarozi bari barigaruriye ikirere cy'isi y'umwuka bazi ko ari bo bantu bakaze babadanje bakaze ushatse kugira ibyo bintu by'imyijima byose akajya muri twa duhegeni twabo baba barimo noneho bagiye babona abatipe batari n'abakuru cyane banavutse bimpinja z'ejo bazanye ibibaraga bindi bibatunguye ibibaraga byadanje ku buryo umupfumu ashaka no urabona hari ukuntu uhemukira nk'umuntu wenda ubwo nyine yarari hari arahanura
akurya nk'ubumiliyoni bwose wari ufite, arakukumba n'umugore waramusambanya aranamutwara, kavuga uti ntago mbyihanganira, ukajya kurogesha. Umupfumu yakubita akumva ni ku rutare, akabona ahubwo imbaraga zitangiye kumuhombanya imisaya. Hati uyu muntu wanzaniye agatsindwa, haguruka hano vira ahantu umuntu ibibaraga, si ibibaraga ni bwoko kira, ni ibya Nyabingi akabona wapi, kubitamo igitega akabona wapi, kubitamo ihembe akabona naryo riri gushirira. Hati ibi bibaraga ni bwoko kibi, ibi byo byaturutse hera. Aba bapfumu nabo baricaye bari kwiga, bari kwibaza ati bari abahungu imbaraga bari kuzikura. Yareka buriya tujye tuvugisha ukuri, mwabapfumu mwe namwe mwabarozi mwe, nk'utu tuntu wenda n'urugero baka kandi bajya bikoresha agakubita umugeri rimwe gusa. Tuntu barateye abata babahungu, utu tuntu badukuye aho umuntu kugeza izi saha mu Rwanda niba ari umupfumu ufite ubushobozi bwo gufata 10,000 akabihamagara akavuga ati muve mu rugo mwese mwambaye umweru, babakura bamukura yese. Ukuntu Rutanga yirwa asakuza nawe byaramuzobeye, na Rutanga nawe nahagaze neza bamugwiza nibakanze bakaberwa iyo bava niyo biva. Abahungu byara kumbi hari abana babaza ubwenge nk'ubu bwabadashima, uri kubura yiturije gahita uri kumva. Abantu byarabaje abapfumu n'abarozi barumbiye mu Rwanda, basiga bareba utuntu abahungu bari kwikorera. Yandi bajyaga kuraguza epfiri ati mbarize ejo bizagenda gute, sikaba ati ndajya kwa profete runaka mbwira ukuntu bizagenda, agenda akamupfumurira, none anafashe Bibiliya mu ntoki, hari Imana iravuga ndabizi. ubufaranga bakabutanga aho ngaho, umupfumu akirwa n'icyaka. Abo ni abambere batunguwe muvugisha ukuri, baricaye bari kwiga, bari kwibaza ibyayo, ariko ibaze kujya ku rwego bageze ku rwego nabo baza kuri za YouTube. Sujye mbona nga babosi ko bari ngo muri kumwe na muganga mwami. Abatipe bakoreraga mu rwihisho babona abahungu imikino barayira, bona abahungu barakubera byose, none baje kuri za YouTube bari kuvuga ati se mwatubabariye mwokabyara mwe mukaza, dore turi hano muri aho se nta muntu ukibakeneye. Hari izindi mbaraga zabaguye gitumo. Abakabiri baguye gitumo na abantu bitwa abakozi b'Imana, ababinyama n'amaraso bakanyukuta, abarwanira nsengero, abarwanira nsengero baguwe gitumo. Bo bahereye kera mu myaka ya kera, bahabye abantu bubaka ibintu niwe kwaturaho umuntu, babwira abantu ko uwo baboshye mu isi no mu ijuru ababoshye, bababwira ko amarembo y'ijuru aca muri bo, bababwira ko nyine inyigisho bigisha, baragenda bakora politike yo kuzitira, bakubitaho uruzitiro bashyira amasenyenge bayuzuzamo umuriro, bavuga ati ntawemewe kurenga hano, ucitse katolika ajya afatwa muri ADP, ucitse urumva, kandi baradoda baravuga ati turadoze, bosi wabo n'umwe baradoda, baravuga ati nta handi hantu umuntu yemerewe gucikira. Bazana ikintu cyitwa imihango n'imigenzo, bayikubita hariya, akubwira ati se ni twebwe twemeye gusezeranya, ubu tutasezeranije twandika n'urwandiko ko nahariya batazamwakira, nahariya batazamwakira, barabibana. Oya ubwo urabivuze mba ndi gukurura ukuntu kanange nk'urugero rwafi kanivugiye Pastor Shimiye ko ari inshuti yanjye ntago ari buze gusakuza, nta nk'ukuntu bajya baburana utuntu twabo n'ababyishimiye n'abandi ba pastor ayo yankora nk'ikiganiro ngo tuvuganire, ako ndabavuganira, abandi bari kujya gusengera ba Trump muri White House, namwe muri mu mandazi ngo nibabavuganire. Uretiratura twabo niko naho n'abahungu bato. Reka mvuga icyo nashakaga kuvuga. Na Satani ubwe yaratunguwe, Satani umutwe w'idini nawe yaratunguwe, kuko yarazi ko yakumakumiye abantu bose mu idini.
reka mvuge gutyo Yego. wenda ubwo reka noroshye imvugo Yararundiye yanjye. hamwe Mvuge nk'inzoga ngo, y'itende. mvuge ngo nimba hari abantu batunguwe ni abanyamadini kuko abanyamadini bari bazi ko umuntu wese uzashaka kugana Imana agomba kubanyuraho kuko niko babyubatse guhera muri ba sogokuruza bacu natwe turi ubuvivure bwabo nuko twasanze ibintu byubatse nimba ushaka gukizwa nutajya muri ADPR urajya muri Anglikani urajya muri Badventiste ariko kugira ngo uhure n'Imana bakakubwira ko byanga bikunda uranyura ugomba kunyura muri aya hamwe marembo muri ayo y'ikuzimu. marembo baciye aho riri hose ariko ugomba kunyura ariko muri gahunda ibyo. Noneho rero bagiye gutungurwa babona ibyari byaratwikiriwe ibyo bari baratwikiriye ibitwikirizo byivanyeho imifuniko ivuyeho imifuniko ivuyeho abona hari haturumbutse abantu bavuga ati oya Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo none se nabasha gukizwa ntagiye mu idini birashoboka ahubwo idini nicyo kibi uwemeye idini abahindutse inkubwe ebyiri k'umwana w'igihenomu amaye bati se bishoboka gute bagiye kumva bumva ati hariyo umuntu yabatijwe hariyo umuntu yasezeranye hari abagiye ku igaburo ryera nabo muri he dini se tiwapi nta bintu by'amadini ni abana b'Imana nabo mu mukumbi muto bajya mu nama baravuga ati se ibyo bintu birashoboka ko wese umuntu yatinyuka kubatiza umuntu atari pasiteri tutaramusutse hayo mwihembe rigondoye mu ngondore tutarariye inyama ko twe twarababwiye ko aba bantu twasutse hari bo berejwe abo bo ninde wabejeje ati ni umukiza wabo Petero na Yohana ngo bari mu rukiko ngo baravuze ati ko izi njiji ko tureba nta kaminuza zisohoye nta teoloji zize ntaki ubwenge bwose zabukuye bw'ubucakura ibintu twahise ninde wazibwiye kujya gusoma ya mirongo twari twaravuze ko tuzashyira muri puberi ntazagira uyimenya ninde wayibwiye ngo bibuka ko babanaga n'umwami Yesu bavuga ati abantu babanye n'umwami Yesu nta wabahagarika reka tubakubite tubakangishe tubabuze kuvuga iryo zina tubarekure kuko kubahagarika byo ntabwo biri buze gukunda kandi ntabwo turi buze kuvuga ko babeshya kandi bari gukoresha iki ijambo ry'Imana ngo barabakubita bava imbere y'urukiko ngo bishimye cyane banejejwe nuko bababajwe barakarenganywa bazira izina rya Yesu. Rero abanyamadini batunguwe n'ubu butumwa kugeza ku rwego Imana ubwayo maze kuganira n'abantu benshi Imana imaze kubwira ati nimuve mu madini. Umunyedini umuntu ugifite ijambo ry'Imana nk'inyuguti iyo umubwiye ngo Imana imubwiye ngo va mu idini arakubwira ati se ndavamo nge. Iyo umuntu ari umubwirije ububi bw'idini bwo kuba umunyedini ahita akubwira ati none uradukuramo tujyane hehe. Icyo gihe ni ikimenyetso cy'uko umuntu afashe ijambo ry'Imana nk'inyuguti. Ijambo ry'Imana nk'inyuguti ririgwa abantu bagahabwa dogitora abantu bagahabwa amasertifika abantu bagahabwa amadiplome n'ejondi bararekuye yuko wize inyuguti inyuguti zitaguhindukira ubuzima inyuguti ukaziga bakaguha dogitora ariko ntubure gusambanya abo uyoboye ntubure kwihesha utuntu tw'abandi hakoreshejwe uburiganya ntubure guheheta ntubure kurya utw'imfubyi n'abapfakazi ntubure gukomeza gukomotanya ijambo ry'Imana ry'isezerano rya kera isezerano rya kera ngo urikomatanye n'isezerano rishya kugira ngo wibonere uko ushakamo indamu. Icyo ni igisobanuro cy'uko ijambo ry'Imana kuri wowe ni inyuguti si ubuzima. Icyakora kubera ko wabyize uzi kubisobanura neza uzi ahantu byanditse uzi inyuguti zose mu mutwe wawe no mu mutima wawe zirimo ariko ijambo ry'Imana uziri kumariye iki nimba ritarakubereye ubuzima ngo riguhindure abantu bakurebe bakubonemo ubuzima bw'umwuka muri Kristo. Izo nyuguti uzi n'iyo mirongo yose uzi nimba umuntu amenya ijambo rimwe ryo muri Bibiliya rikamuhindura agahinduka umwana w'Imana akavuka ubwa kabiri wowe kuzi igitabo cyose byakumariye iki ko nta buzima bw'umwuka turi kubona kandi uzi imirongo ya Bibiliya. Ese mwibwira ko ijambo ry'Imana ari izi nyuguti? Ntabwo ijambo ry'Imana ari izi nyuguti ahubwo ijambo ry'Imana ni ubuzima bubitse muri izi nyuguti. Iyo urifashe bunyuguti riguhindukira urupfu niko Bibiliya itubwiye. Nagira ngo mbabwire ngo impamvu rihinduka urupfu ni ukubera yuko ubwawe
wafashe umucyo ukawutwikiriza umwijima, hanyuma ugahitamo kugenda mu mwijima kandi wari warabonye umucyo. Icyakakumurikiye wagipfundikije umwijima, hanyuma rero ukomeza kurindagira hose. Bibiliya ivuga ngo iyi impumyi irandase indi impumyi, ngo birangira zose ziguye mu mwobo. Rero niyo mpamvu mwasanze abantu bafashe ijambo ry'Imana bunyuguti, barigendamo, barigigisha abandi bantu babigisha inyuguti, kuko wabyumva ukumva ni ijambo ry'Imana. Wareba aho byanditse ukabona iyo mirongo uyizi mu mutwe, ariko uwo murongo uzi mu mutwe utaraguhindukiye ubuzima, ukumariye iki kububizi? Uramutse ufite inzu utabamo bigukingira imbeho n'izuba n'inyamaswa n'iki n'imvura, iyo nzu yabikumariye iki? Kuyita yawe gusa byaba bikumariye iki mu gihe waba urara hanze? Dore nguko uko abantu amadini yigishije abantu, kubera ko bigishijwe inyuguti, nabo bigisha inyuguti, nabo bigishije nabo bigisha inyuguti, bafata ijambo ry'Imana ariko ridashobora kubahindura. Ngaho nimugende murebe, nimurebe mu nkiko se hariyo bande baburana guhuguza utuntu tw'abandi? Ni bande bakomerekeye mu rusengero? Ni bakomerekejwe na bande? N'abapasiteri bangahe bafunzwe bari kuzira gufata abana n'abagore b'abandi ku ngufu, bari kuzira kwibutwa abandi? Erega gufungwa twafungwa ariko tuzira ijambo ry'Imana, kuko Yesu aravuze ngo nibigenda gutyo tuziterere hejuru tunezerwe. Bana b'Imana, ndagira ngo mbabwire ngo inyuguti ziricisha, ariko iyo ufashe ijambo ry'Imana rikakubera ubuzima, aho kugira ngo uzafate Bibiliya yose mu mutwe uyifate nk'inyuguti, uzafate ijambo ry'Imana mu mutwe rimwe ryonyine urishyire mu mutima, wige kuba muri iryo jambo, wige kuba mu buzima bw'iryo jambo. Nimba ari kwigisha urukundo, iga gukundana. Abona umuntu ngo aririmbana n'undi muri korari, ariko hari umuntu batahagararana. Abona runaka aje kwicara hano, wagahagarara akajya kwicara hariya, kandi ubwo bajya kuririmba bose bakadingiza. Can you imagine? Ubwo ijambo ry'Imana ry'urukundo urizi nk'inyuguti, ariko ntabwo urizi nk'ubuzima. Iyo abari wararifashe nk'ubuzima, uba waramenye ko urukundo rwihanganira byose, rukababarira byose, kandi rurusha byose kuba ingenzi. Ukaba uwo muntu umufata nka mwene so, ugendana nawe. Reka tube mu buzima bw'ijambo ry'Imana, iki ijambo ry'Imana rivuga. Nimba umuntu agusomeye ijambo, iga gukora iby'iryo jambo, kuko abumva gusa atari bo batsindishirizwa, ahubwo abakora iby'iryo jambo nibo batsindishirizwa. Bana b'Imana, ndabinginze kubw'imbabazi z'Imana, mufate ijambo ry'Imana nk'ubuzima, murifate, mwige kuba muri ubwo buzima, aho kugira ngo murifate nk'inyuguti. Yego. Ubwo nanze kujya mu by'amategeko cyane, kubera ko ibi byaharatuwe byari amategeko, kandi uyu munsi abantu benshi baseleksionye imirongo, batoranije imirongo bazajya babasomera yo kuvaga isezerano rya kera n'irishya, ibyo umuntu kandi byose bakabikomatanya, batabasobanurira iryari igicucucucu ni ikihe, icyari ukuri ni ikihe, aho dusohoye ni hehe, kugira ngo ubashe gusinduka ukiri. Rero umuntu wese ukuyoboza ibyo mu mategeko cyangwa mu isezerano rya kera akabihuza n'isezerano rishya, nta gusobanurira ibyaryo, menya ko uwo muntu azi ijambo ry'Imana nk'inyuguti, ntabwo ari nk'umwuka. Twe turabigisha b'ijambo ry'Imana ry'umwuka, kandi twabiheshejwe n'Imana, kandi ntabwo dutekereza kuko tumeze bihagije. Natwe turimo gusiganwa kugira ngo turusheho guhishurirwa Kristo, kuko Kristo kumuhishurirwa ni birebire. Imana ibahe umugisha. Ndagushimiye kuba utuganirije ijambo ry'Imana ryiza. Imana igumugisha nawe warudukurikiye. Ubuntu bw'Imana nibukomeze kuba kuri wowe. Reka mbararikira ibiganiro by'ubutaha. Mwakoze kubana natwe. Shalom, shalom, nawe ubutaha. Amen.